Hey, twongeye kubasuhuza, twongeye kandi kubaha ikaze ku mwanya w'ubusesenguzi ku makuru y'ubukungu aba agezweho kuri ya channel yacu nziza The Economic Updates. Uyu munsi turaganira ku kintu kiri navuga ko gikomeye kandi gisobanuye ibintu byinshi. Turaganira ku kiganiro ku magambo yagarutsweho na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Nsengiyumva Justin, aho bongeye kugaruka ku bijyanye n'icyo igihugu kirimo kirakora kugira ngo gihangane n'izamuka ry'ibiciro ndetse n'ama economic shocks agenda aba kubera impamvu twese tuzi ziri mpuzamahanga ndetse n'iziri lokale, ariko cyane cyane yagarutse ku ziri mpuzamahanga zirimo izamuka ry'ibiciro muri rusange, izamuka ry'ibiciro byo kuri peteroli irimo nka mazutu, aho tubizi ko kuri wa gatandatu kuri wa gatanu ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere RURA cyatangaje ko mazutu yavuye ku mafaranga 2,200 ku mafaranga 900, byumvikana ko ari kimwe mu bintu bigiye kongera kandi nanone pressure ku biciro, nubwo yatangaje nanone ko izamuka ry'ibiciro bya mazutu ritazigera ribangamira na gato cyangwa se rituma habaho kuzamuka kw'ibiciro by'ingendo, ariko byanga bikunda hari ikintu bizakora. Tweka tuganire ku kintu kimwe yavuze kandi gikomeye. Abakozi benshi batandukanye mu nzego zinyuranye barekarama buri munsi ko babona imishahara ikwiye kuzamuka, kubera yuko baravuga bati amafaranga yacu nta kintu akigura ku masoko, ibintu tugura n'aya mafaranga byaragabanyutse. Of course ibyo bavuga nibyo, kubera yuko ubushobozi bw'igihugu ntabwo ubu ngubu gihagije, ntabwo kimeze nk'uko bwari bumeze. Ubushobozi bw'umuntu kuba yagura biterwa kenshi na inflation cyangwa se no kuzamuka kw'ibiciro, ariko birashoboka. Minisitiri w'Intebe Justin yavuze ko atari cyo gisubizo mu by'ukuri cy'ubukungu kirambye, kandi ni nako uko bimeze. Ndagira ngo turebere hamwe impamvu enye z'ingenzi kuzamura imishahara bihora bisabwa n'abakozi bitaba byasubiza na gato izamuka ry'ibiciro rya buri munsi tubona. Reka turebere muri rusange izi mpamvu enye kandi tuzisesengure byimbitse. Impamvu ya mbere yavuze ndetse twese twumva ni uko kuzamura imishahara bishobora kongera amafaranga ari mu bukungu, cyangwa se icyo abahanga mu bukungu bita money supply, aho iyo imishahara izamutse ni ukuvuga ngo niba umuntu akora 200 ku kwezi akagira 400, bisobanuye ko twongereye amafaranga muri circulation cyangwa se amafaranga ari mu baturage cyangwa se ari mu bukungu. Icyo gihe rero iyo abantu bongereye imishahara y'amafaranga nayo akaba menshi, ariko umusaruro utazamutse ku rugero rw'ayo mafaranga yiyongereye, abantu benshi baba birukira ibintu bike bihari. Bivuze ngo imishahara yazamutse ariko production iracyari nkeya. Ifu y'ubugari iri ku isoko iracyari ya yindi, ifu y'akawunga iri ku isoko iracyari ya yindi, isukari turimo turaproduza iri mu gihugu ni ya yindi, ibyandi byose n'umusaruro mu bukungu dufite biracyari bya bindi, ariko imishahara yazamutse. Icyo bivuze kuza gushyira pressure kuri ya bintu bike bihari, abantu kuko bafite amafaranga yo kugura baze kuza guhurira ku masoko bashaka bya bintu bikeya, n'ubundi ibiciro bizamukiye kurushaho. Ibi ngibi ntabwo byatuma koko kuzamura imishahara bisubiza neza ikijyanye no kuzamuka kw'ibiciro ku masoko. Ibi rero iyo byamaze kubaho by'uko amafaranga yamaze kuba menshi mu baturage, icyo bikora ibiciro by'ibiribwa birazamuka cyane, kubera ko abantu bafite ubushobozi bwo kugura. Ikindi kandi gukodesha birazamuka kuko abantu bose bamaze kuba abakire, imishahara yazamutse, inzu bifuzaga kubamo bifuza kongera gukomeza kubamo barifuza ku upgradinga. Nabaga mu nzu y'ibihumbi 50, ndifuza kuba mu nzu y'ibihumbi 100 ifite tuwarete mu nzu n'ibindi, kubera yuko ndi kwibara nk'umuntu wabaye umukire, ariko mu by'ukuri siko byagenze. Ikindi kandi kibaho nuko n'ibindi bicuruzwa bisigaye uretse by'ubuhinzi nabyo birahenda cyane, kubera ko abantu bafite amafaranga. Impamvu ya kabiri uretse yo kuba imishahara izamutse yongera amafaranga mu bukungu bigasanga ibiciro birazamutse, bishobora no gutuma habaho wage price spiral, cyangwa se icyo twita izamuka ry'ibiciro, ariko nanone rishingiye ku kuba umushahara wazamutse. Ngira nk'uko tubizi abantu benshi bakunda kubyibazaho, ariko mwibuke neza abarimu batari bongezwa amafaranga mu myaka ishize mikeya, ubugari amafaranga bwaguraga turebe nayo bugura uyu munsi ntabwo bwize busubira inyuma. Turebe amafaranga isukari yaguraga ntabwo byize bisubira hasi. Bivuze ngo umubare munini w'abarimu bakora mu Rwanda na impact kuba barongejwe icyo gihe byagize byonyine ku biciro ubwabyo, icyo nicyo ushobora kuboneza kandi ugasanga ari ikintu gifatika gikomeye. So iyo ngiyo bayita wage price spiral, kubera yuko ni izamuka ry'ibiciro byatewe n'uko imishahara yazamutse. So iyo rero ibiciro bizamutse, imishahara izamutse ikazamutuma ibiciro bizamuka, uretse ibyo gusa abakozi
bahita basaba kongererwa imishahara kubera ko murumva ni serikire, ni ikintu gikurikirana. Imisarara yazamutse izamura ibiciro, n'undi wa mukozi arongera yifuze kongera kongezwa kubera yuko twabivuze ruguru, uko ibiciro bizamuka, uko imishahara izamuwe byagomba kuba bijyana n'umusaruro. Turavuga ngo ibiciro byazamutse, ariko byazamutse bijyana n'iki? N'umusaruro uri mu bukungu. Ikindi, imishahara iyo imaze kuzamuka kuko abakozi babisabye, tubyibuke, ibigo bitangira kugira gute? Kugira ikiguzi kinini cyitwa production cost. Bivuze ngo iyi kampani runaka ikora amavuta, niba ifite abakozi 100 bakora amacupa amavuta 200 mu cyumweru, ba bakozi n'ubundi kuzamura imishahara, yahembaga yiyongere. Namara kwiyongera harabaho iki? Harabaho ko rya cupa ry'amavuta rimwe baguraga amafaranga runaka yiyongera, kubera yuko boss cyangwa se nyiri kampani nawe guproducinga amavuta biramuhenze, kubera ko ikiguzi ku bakozi cyabaye cyinshi. Icyo gihe nabwo haza kuza kubaho iki? Kubaho gutuma n'ubundi bitakunda, kubera yuko still wa musaruro dufite ni muke, ariko abantu ibyo turimo turahemba abakozi ni byinshi, usanga ntabwo bijyana. Ikindi, abakozi basaba kongerwa imishahara bihoraho, twabivuze ruguru, kubera yuko imishahara yabo yazamuwe primarily yazamuwe itera kuzamuka kw'ibiciro, maze kuzamuka barongera bamwongere mutwongeze, ni sako, ni ibintu bihoraho. Ikindi, ntabwo impamvu ya gatatu yindi twavuga, ntabwo umusaruro ukwiye kwirengagizwa. Niba umukozi ari gusaba umwongeza umushahara, yakwiye kuba areba nawe icyo aguha. Ese atanga umusaruro ukwiriye? Tuve ku bantu bikora tujya no ku bakozi ba leta. Ese amasaha 8 ya leta tuzi agomba kubarizwa ku munsi, ese umukozi ayakoramo iki? Atanga umusaruro ungana iki? Ese akora kuri level ye iri maximum cyangwa hari ibyo atageraho? Tukabyibaza. Icyo gihe rero dusanga nabwo icyari gikwiye kuzamuka mu bijyanye n'ubukungu ni umusaruro w'igihugu, ko uramutse wanazamutse twabona ibiciro bisubira hasi, kuko bategereza ukavuga ngo reka tuzamure imishahara y'abakozi in the first place, kubera ko ntabwo bijyana nyine. Kuko icyo bisobanuye hano, umukozi atanga umusaruro mwinshi, akenshi ikigo kibona inyungu nyinshi in terms of umusaruro nyine, birumvikana w'ikigo muri rusange. Ikindi, n'igihugu kikabona ibicuruzwa byinshi ku masoko. Iyo ari byinshi ku masoko, tuzi law of demand, ikibaho n'iki? Nuko ibiciro bigira gute? Bijya hasi. Ikindi, iyo ibintu biri ku isoko ari byinshi, akenshi ibiciro by'ibintu biragabanyuka, bigatuma bijya hasi, kandi bigafasha no of course mu bukungu. So iyo niyo point yo kurebaho, kuruta ko abakozi birukira ko bashaka imishahara. Ngira ngo niyo point nanone Minister Justin yongeye kugarukaho ku munsi wo kuwa gatandatu. Rero icya kane, ntabwo imishahara igomba kuzamurwa, abantu ntibari ko babyumva, ntigomba kuzamurwa, ahubwo izamurwa bihuzwa n'impamvu zikurikira. Icya mbere, iyo izamuka ry'ibiciro rimaze igihe kirekire, nk'uko tubizi, inflation iri mu Rwanda igenda ihinduka, ntabwo igoma ari statique. Ntabwo uyu munsi note haze posa ukwezi gushiramo cyangwa ko byari 9%, mu kwa gatatu ari 9%, no mu mezi yabanje nabwo byari biri hasi 9%. Bivuze ngo bigenda bihinduka. Tuzi inflation iri constant imwe igihe kirekire, nabwo dushobora kuvuga ngo imyaka 5 irashize tubone ibiciro bimeze gutya, tugasaba ko hashobora kubaho adjustment ku mishahara. Ariko ntabwo tuvuga ngo tuyaziho shock ijyanye na essence ku isi tuzamura imishahara, kubera ko tuzirikana n'ubushobozi bw'igihugu cyacu ukuntu bumeze. Rero bisa nkaho bidakunda. Ikindi cyatuma imishahara izamuka ni igihe abaturage batakibasha kwihaza. Bivuze ngo kwihaza, production yagiye hasi n'ibindi, igihe hari igihe bishobora kuba ngombwa. Ikindi, bishoboka iyo umusaruro n'ubukungu byazamutse byose icyarimwe, ntihagire igisigara inyuma. Hanyuma abahanga benshi bavuga ko kongera imishahara mu gihe umusaruro utazamutse ahubwo bituma ibiciro bizamuka kurushaho. Rero turebe muri rusange ku Rwanda by'umwihariko. Leta y'u Rwanda iyo ivuga ko abaturage n'abakozi bakwiye kongera umusaruro, ibishingiye ku ntekerezo y'uko ubuhinzi bwatanga umusaruro mwinshi kurushaho, inganda zikongera umusaruro mwinshi. Tuzi ko uyu munsi mu Rwanda capacity y'inganda mu Rwanda nk'uko raporo zigaragaza ni uko ziproduce 30% cyangwa se 30% y'ubushobozi bwazo. Bivuze ngo ntabwo uyu bushobozi buhagije. Ikindi, amaserivisi akanozwa, customer care, gukora amasaha menshi kuruta twakoraga mbere. Ikindi, hakaba haboneka ibintu byinshi ku masoko, ibintu byo birimo. Ariko kandi ikindi, hakabamo no guteza imbere ibikorerwa imbere mu gihugu, kugira ngo twirinde ko habaho ibintu byinshi biva hanze bizana n'ubundi na inflation iza itewe n'iki? Nuko byavuye kure.
of course transportation cost ni iminsi ariho guhenda kw'ibikomoka kuri peteroli birumvikana ko bigendana. Mu magambo rero make mu mpine twavuze byose, kongera imishahara abakozi ntibishoboka. Kubera iki? Kubera ko iyo wongereye imishahara abakozi, abantu bafite amafaranga menshi bayabonye n'ibyo, ariko ibyo kugura ntabwo bihari ku isoko, so byongera gushyira ibiciro hejuru kubera yuko nyine barimo barahurira bose ku isoko bakeneye kugura ibintu bidahari. Niba wongereye ibintu bikorerwa mu gihugu imbere bishobora gufasha. Ikindi, ibiciro bishobora kugabanuka kandi imishahara ikazamurwa iyo yateje inflation nshyashya, ariko mu gihe bikoze binyuranye bizahora bitera iki? Inflation muri rusange. Turakira muri comment icyo uvuga kuri iyi video, kandi dukomeza no kubana namwe nk'uko ibihe bigenda binyurana, tunifuza gukomeza kubaha byiza kurushaho. Wakoze, bwira umuntu wawe aza kuri subscribe nawe uyikore, kandi ukomeze uryoherwe n'aya makuru y'ubukungu ndetse n'ubumenyi buri munsi twunguka turi kumwe. Murakoze.